Muri ubu buzima tubayemo bwa buri munsi hari abantu babayeho neza, hari n'abantu babayeho nabi, gusa twese hamwe indoto ni zimwe. Haba ubayeho nabi aba afite indoto zo kuzagira ngo azabeho neza, ndetse n'ubayeho neza aba afite indoto zo kuzagira ngo azakomeze agere ku gasongero ko gukomeza kubaho neza. Gusa kubaho neza ntabwo byizana, ahubwo urabiharanira. Hari icyo byasabye uriya muntu ubayeho neza kugira ngo akomeze agume ku gasongero ko kubaho neza. Abandi bagashyiraho amahame akakaye kandi agoye ku buzima, gusa ibyo bikabafasha kuzagera ku ntego z'ubuzima biyema. Hanyuma wowe aho uri bikaba byagucanze wibaza icyo bigusaba kugira ngo ubeho neza. Kurikira kino kiganiro kugeza kirangiye, uraza kumenya icyo bigusaba kugira ngo ubeho neza. Ese ni ikihe kiguzi bigusaba kugira ngo ubeho neza? Yego koko kubaho neza bisaba ikiguzi, ariko si buri gihe ngo aba ari amafaranga. Mu buzima bwa buri munsi ikiguzi gishobora kuba ibintu bitandukanye. Uyu munsi nateguye ingingo enye ushobora kwifashisha cyangwa ushobora gukoresha kugira ngo ubeho neza cyangwa ugere ku gasengero ko kubaho neza. Muri izo ngingo enye harimo amafaranga, igihe, imbaraga n'imyitwarire ndetse n'imibanire. Mbere yuko nkusobanurira izi ngingo enye, reka nkubwire yuko ubashije kuzikontorora ndetse no kuzitwaramo neza, nta kabuza wagera ku gasongero ko kubaho neza. Ikiganiro bacyita sobanuza iby'isi, nawe wasobanuza unyuze muri comment section tugatanga igitekerezo y'ikintu ushaka ko twavugaho. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ubane natwe mu biganiro byose dukora. Duhere ku mafaranga. Amafaranga bikiguzi cyo kubaho neza kuko ariyo yorohereza kubona ibikenewe by'ibanze, nibyo ngerera ubuzima ireme. Dore uko bigaragara mu buryo bufatika. Bimwe mu bikenewe by'ibanze amafaranga gufasha kubona harimo ibyo kurya, aho kuba, imyambaro n'ubuvuzi, kandi bikaba ari nabyo shingiro ry'ubuzima bwiza. Ikintu amafaranga gufasha harimo umutekano n'ituze. Iyo ufite ubushobozi bwo kwishyura ibyo ukeneye bigabanya guhangayika no gutuma ubaho udafite ituze mu mutima. Hanyuma ntiwakwibagirwa ibyishimo n'imyidagaduro. Nubwo atari byo by'ingenzi kurusha ibindi, amafaranga atuma ushobora gukora ibintu bigushimisha, ariko nanone ni ngombwa kumenya ko amafaranga siyo yonyine agena kubaho neza. Ibi bihita bitujyana ku ngingo yacu ya kabiri, ariyo igihe. Igihe ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha umuntu kubaho neza, kuko uko ugikoresha kigena uko ubuzima bwawe bugenda. Dore noneho uko wakoresha igihe cyawe. Mu gihe niho tubonamo gukora no kwiteza imbere. Iyo ukoresheje neza igihe cyawe ubasha gukora, kwiga no kongera ubumenyi. Ibi bigatuma utera imbere mu buzima bwawe. Ikindi kintu twakwigira ku gihe ni uburyo ufatamo ibyemezo. Gusa iyo ufite igihe cyo gutekereza ufata ibyemezo byiza bigufasha kugera ku ntego zawe. Ariko nanone igihe kitakoreshejwe neza gishobora guteza ibibazo, harimo gupfusha ubusa amahirwe. Ikindi kandi harimo guhora uhangayika, hanyuma kandi bigatuma utagera ku ntego wihaye. Mu magambo magufi, igihe ni nk'umutungo utagaruka. Iyo ugikoresheje neza kigufasha kubaho neza, ariko iyo ugikoresheje nabi cyangwa ukagitesha agaciro bigira ingaruka ku buzima bwawe. Tujye ku ngingo ya gatatu, imbaraga n'imyitwarire. Imbaraga n'imyitwarire nabyo ni ikiguzi cyo kubaho neza, kuko bisaba ko umuntu yitanga kandi akigengesera buri munsi kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Dore impamvu ugomba kugira imbaraga ndetse n'imyitwarire myiza. Kugira ubuzima bwiza bisaba gukora, haba mu kazi, mu kwiga cyangwa mu kwita ku buzima bwawe. Nta kintu cyiza kizana utashyizemo imbaraga. Urugero, gukora siporo, gukora cyane kugira ngo ubone amafaranga cyangwa kwiga. Ibyo byose bisaba imbaraga. Ikindi kandi mu myitwarire ugomba kugira kwihangana. Nta kintu cyiza gihita kiboneka ako kanya. Kubaho neza bisaba kwihangana mu bihe bikomeye, ndetse no kudacika intege igihe ibintu bitagenda neza uko wabishaka. Ubuzima bwawe bugomba kugira discipline cyangwa se imyitwarire myiza. Ibi bigufasha gukora ibyo ugomba gukora niyo bitakoroheye. Urugero, kuzigama amafaranga aho kuyasesagura, gukurikiza gahunda yawe cyangwa kwirinda ibintu byakwangiza ubuzima bwawe. Ibi bita bitujyana mu ijambo bita kwifata. Kubaho neza bisaba kugabanya ibyo wifuza bishobora kukwangiza, gukoresha amafaranga nabi, kunywa ibyangiza ubuzima n'ibindi. Ibi rero niba utabifite, icyo ugomba gukora ni iki? Ni ukwigira no guhinduka. Imyitwarire myiza igufasha kwemera amakosa yawe no kuyavugurura. Umuntu rero utifitemo imbaraga ndetse n'imyitwarire myiza ashobora kudatera imbere. Ikindi kandi ashobora guhura n'ibibazo byinshi mu buzima. Ikindi kandi ashobora no kutagera ku byo yifuza, kubera ko imbaraga n'imyitwarire myiza ni nk'ishoramari ushyira mu buzima bwawe. Uko ubishyizemo neza niko ubaho neza kurushaho. Tujye ku ngingo ya nyuma, imibanire. Ndetse iyi ngingo ni ingenzi cyane kuko imibanire igufasha kunguka ubumenyi bushya no kubona inama zifasha gutera imbere.
Imibanire nayo ni ikiguzi cyo kubaho neza kuko isaba ko uyishyiramo igihe, imbaraga no kwitanga kugira ngo ibe myiza kandi irambe. Bimwe mu bintu wasanga mu mibanire bikagufasha kubaho neza harimo urukundo. Iyo ufite abantu bagukunda, umuryango cyangwa se inshuti, baguha imbaraga mu bihe bikomeye no mu byiza, ntuba uri wenyine. Harimo kandi ibyishimo n'ituze. Kubaho neza ntiwabivuga ngo wibagirwe ibyishimo n'ituze. Kubana neza n'abandi bituma ugira amahoro yo mu mutima n'ibyishimo. Ntabwo wavuga imibanire ngo wibagirwe gufashanya mu buzima. Abantu babana neza barafashanya mu bitekerezo, mu bikorwa no mu bibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Ikindi kandi ntabwo wakwibagirwa kwigira ku bandi. Imibanire igufasha kunguka ubumenyi bushya no kubona inama zifasha gutera imbere. Ikiguzi byagufata kugira ngo ugire imibanire myiza harimo igihe, gufata umwanya wo kuganira no kubaha n'abandi. Ikindi kandi tugasangamo kwihangana, harimo kwihanganirana amakosa y'abandi no gukemura amakimbirane. Ikindi kandi ntabwo wakwibagirwa kubahana, kumva no kubaha ibitekerezo by'abandi. Igihe rero udafite imibanire myiza n'abandi, ushobora kwigunga no kubura ibyishimo, ibibazo bikiyongera kubera kubura ubufasha. Ikindi kandi ubuzima bukabura ituze. Iki kiganiro ni ahangaha tugisoreje. Ubaye wagikunze wajya muri comment section ukandika, ndetse ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse unarayikinge.